Muraho neza bakunzi b'urukundo, murakaza neza kuri YouTube channel yacu cyangwa se YouTube channel yanyu Rukundo Love Story. Uyu munsi turaganira ku kibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo gikunze guteza impaka n'impagarara ku bantu bagiye batandukanye. Ni ikibazo kibaza ngo ese umugabo wubatse yemerewe gukunda umukobwa? Impamvu nahisemo gutegura iki kiganiro nuko hari abantu bamwe bavuga yuko nta kibazo, ariko ugasanga abandi baravuga yuko iki ngiki ari cyanditse gikomeye cyane. Ariko se koko iyo umugabo yamaze kwambara impeta aba gifite uburenganzira bwo kwirukanka ku yindi mitima? Iki kibazo reka tukiganireho, kandi ibyo ugiye kumva ndabizi neza yuko biraza kugutangaza. Hari icyo Bibiliya ivuga kuri iki kintu. Bibiliya nayo turaza kwinjiramo neza turebe icyo ibivugaho. Ntucikwe rero kuva dutangiye kugeza dusoje kino kiganiro, kuko turaza kuvugiramo ibintu byinshi cyane. By'umwihariko turaza kureberamo inama zikomeye ku bagabo ndetse n'igisubizo cya nyacyo kuri iki kibazo, kuko murabizi neza yuko twebwe ahangaha ibintu dukora kuba ari ukugira ngo twubake society cyangwa se twubake urukundo rufite ireme. Niba wageze hano rero kino kiganiro kirakureba. Ikindi kandi murabizi neza yuko igihe cyose tugiye gutangira ibiganiro byacu yo kugira ngo tubyinjiremo neza nyirizina, turabanda tukakirana tugasuhuzanya nyirizina. Rero ndabashuje mwese muri rusange, ariko tugiye no kwakira abantu bashyashya. Umuntu mushyashya n'umuntu utaramara gukanda subscribe hano kuri channel. Niba utarakanda subscribe rero wibuke kuyikanda, ufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro cyose gitambutse kuri channel ujye ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Reka ikiganiro cyacu sasa tujye twakinjiramo neza. Kuba waba uri umugabo wubatse urugo warasezeranye wambaye impeta, padiri cyangwa se pasiteri baragusengeye ndetse ugasezerana n'umugore wawe yuko muzatandukanywa n'urupfu cyangwa se Yesu agarutse kujyana itorero, birahagije ngo ube utemerewe gukunda undi mukobwa mu buryo bw'urukundo. Bishatse kuvuga ngo gukunda undi mukobwa mu buryo bw'urukundo ntabwo byemewe. Dore impamvu bitemewe ni iyi ngiyi: nuko umugabo aba yarasezeranye imbere y'Imana n'abantu gukunda umugore we wenyine. Dore icyo Bibiliya ibivugaho mu Befeso ibice 5 umurongo 25 haravuga ngo gukunda undi mukobwa ni ugusenya isezerano. Dore impamvu zigeze kuri 3 ukwiriye kumenya yuko atari ibintu byiza wagakwiriye gufata ukumva wishakiye. Isezerano ry'ubushyingiranwe ntabwo ari ikintu cyoroshye wagakwiriye gufata uko ushaka. Ari nayo mpamvu mbere yuko ujya gufata umwanzuro wo gushyingiranwa cyangwa se wo gusezerana, uba ugomba kubanza ukabitekerezaho neza. Iri ni isezerano ryo guha umutima wawe umuntu umwe rukumbi gusa, hatagiyeho uwa kabiri. Ibyanditswe byera bitubwire yuko Kristo atigeze kureba ahandi n'aha n'amwe usibye ku itorero rye. Impamvu ya gatatu ni uko ingaruka mbi, amakimbirane ndetse no gucana inyuma ndetse n'umubabaro w'abana n'umuryango muri rusange byose biza nk'ibyisukiranya kuri rwa rugo. Gasanga rero ntabwo ari ibintu byiza, ntabwo ari ikintu wahereza inzira ngo gitambuke. Mbere yuko turebera hamwe inama zifatika ku bagabo, reka mbanze nkubwire yuko umugabo ugerageza gukunda abandi aba ameze nk'umuntu ukina n'umuriro mu nzu ye. Burya rero umuriro wo ntabwo ujya ukinishwa. Iyo ushatse kuwukinisha uragutwika nyine hagashya. Ikindi kandi ukwiriye kumenya nuko umugabo wubatse ntabwo ari network ngo arashaka gufatisha ahantu hose. Reka twirebere hamwe zimwe mu nama zikwiriye abagabo cyangwa se ukwiriye kwitaho kugira ngo ubashe gukomeza kugira umuryango mwiza kandi utabashije kujya kwirukira muri ibyo bintu bishobora kuba byagusiga ahantu habi cyangwa se bishobora kuba byagushyira mu kaga gakomeye cyane kwikuramo, ndetse bigora cyane. Bijya bigora abantu bamwe na bamwe. Nkurikije ibyo ngenda numva cyangwa se nabyo ubasha kubona muri quartier utuyemo, ubona ko abantu bagerageje kuba bakoresha iyo system yo kugenda baca inyuma abagore babo ngo barimo barakunda abakobwa. Ntabwo byabaguye neza, ndetse murabizi yuko bamwe namwe ingo zagiye zisenyuka. Ariko mwebwe mwahisemo kuza hano tukagana tukungona ibitekerezo. Reka turebere hamwe inama dukwiriye gukurikiza cyangwa se twakurikiza zikaba zadufasha kuba twakubaka imiryango ihamye kandi imiryango myiza yakifuzwa na buri muntu wese. Tukaba ingero aho dutuye, ndetse tukaba ingero mu itorero dusengeramo, ndetse tukaba ingero no ku Mana. Ariko uzi kuba uri umugabo wiyubashye w'umunyacyubahiro,
ariko ugasanga azengerejwe n'umukobwa. Tekereza icyo kintu, abana ntibakijya ku ishuri, n'abagiyeyo barabirukana, intonganya za buri munsi, minervari yabaye nkeya, imyambaro yabaye mikeya. Kubera iki? Urimo urakina n'umuriro, urimo urakina n'umuriro ukomeye cyane. Urimo urashaka kuba network ngo ushake gusakara ahantu hose, kandi ntabwo uri network. Reka twikomereze. Inama ya mbere ni iyi ngiyi: komera ku isezerano. Shakisha uburyo bwiza kandi bushyashya bwo gushimisha umugore wawe. Indoro nziza, amagambo meza y'urukundo, ndetse no kumuba hafi. Wibuke yuko urukundo atari amarangamutima gusa, ahubwo ari icyemezo cyo gukunda ndetse no kuba indahemuka. Bavandimwe banjye, rero reka mbabwire, urukundo nyarwo ni urufite indangagaciro. Umugabo wubatse agomba kumenya ko umugore we ari we mwamikazi w'urugo rwe, kandi ikindi akwiriye kumenya nuko abakobwa ari inshuti ze zisanzwe. None se weho twatangiranye ikiganiro tukaba tugeze aha ngaha, iki kibazo ukibona gute? Ni gute wakemura iki kibazo mu rugo se? Twandikire igitekerezo cyawe muri comment, uraba udufashije cyane. Ikindi kandi, niba uri mushyashya ukaba utakanze subscribe, ugenzure neza niba wamaze kuyikana, usanga utayikanze uyikande. By'umwihariko kandi ndongera kubashishikariza mwese muri rusange gukanda like kuri ino video, kugira ngo dukomeze tuganire no ku bindi biganiro bigiye bitandukanye bikunze kunyuzwa no kuri Rukundo Love Stories. Murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha, kandi ndabakunda cyane. Munyemerere mbabwire ngo bye, tuze gurira mu yindi video.